Imbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byose bikorera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hamaze iminsi hacicikana amakuru avuga ko muri iyi minsi umwarimu utazi icyongereza hagiye kujya yirukanwa kuko n'ubundi nta kintu aba arimo araha abanyeshuri yigisha. Aka kanya rero ibi tubivuze nyuma y'uko aka kanya nanone hasohotse itangazo riturutse muri Minisiteri y'Uburezi. Uraza rero kugenda usobanukirwa byinshi si rino tangazo ryaba rikubiyemo iki se, ryaba rireba bande, byose rero urimo uragenda wibaza ku byaba bikubiye muri rino tangazo nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire tubagezeho ibikubiye muri rino tangazo risohotse ikubagahu. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yatangaje ko hateganyijwe impinduka mu bijyanye n'amashami yigwa mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu burezi rusange, aho abanyeshuri bazasigarana amahitamo atatu y'ibyo bashobora kwiga bitandukanye n'impuzamasomo combination 11 zari zisanzwe. Ubusanzwe umunyeshuri warangizaga icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye atsinze ikizamini cya leta gisoza umwaka wa gatatu yahitagamo impuzamasomo aziga muri 11 zari zihari mu burezi rusange, cyangwa agahitamo kwiga tekinike y'imyuga n'ubumenyi ngiro. Kuri ubu rero Mineduc yatangaje ko impinduka ziteganyijwe zizasiga mu burezi rusange abanyeshuri bashobora guhitamo kwiga gusa amasomo akubiye mu byiciro by'imyigire learning pathway bitatu, aribyo imibare na siyanse ndetse n'ubumenyamuntu ndetse n'indimi. Mu nama ku shusho y'uburezi mu Rwanda yateraniye kuri uyu wa 20 Kamena 2025, Minisitiri Nsengimana yavuze ko izo mpinduka zigamije kujyana icyerekezo cy'igihugu cya 2050 gishingiye ku bumenyi no gutuma abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye bafite ubumenyi buhagije bubafasha guhangana ku isoko ry'umurimo. Yagize ati ubu kuva aho dutangiye gutekereza ku cyerekezo cya 2050 gishingiye ku bumenyi, tugomba kureba inyuma tukavuga tuti umunyarwanda uzatugeza kuri icyo cyerekezo ninde, ameze ate, ateye ate, twamugeraho dute, twafashe rero abana bacu twafasha abana bacu dute kugira ngo bazatugeze kuri icyo cyerekezo. Yongeye ati ni ngombwa ko tureba mu mashuri tukavuga ngo turigisha iki, turakigisha dute, turabwirwa n'iki ko abana bamenye ibyo twabigishije, hanyuma rero tureke no kubabeshya ngo batsinze kandi batatsinze. Ubwo rero tugomba kuvuga ngo reka tubwizanye ukuri, reka turebe uburyo ahubwo twabafasha. Minisitiri kandi Nsengimana yavuze ko baganiriye n'abantu barenga 5,500 barimo abanyeshuri, ababyeyi, abarimu, abayobozi b'ibigo n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze kugira ngo bumve icyo babwira ku mbogamizi bahura nazo mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Ati ubwo rero twararebye turavuga duti mureke ibi twita impuzamasomo combination, ahubwo tugire ibyo twita learning pathways. Ni ukuvuga ngo ikintu wiga kigamije igice runaka cy'ubumenyi, rero tugasanga ubigabanyijemo ufite learning pathway eshatu, harimo imibare ndetse na siyansi, ubumenyamuntu ndetse n'indimi. Yavuze ko nubwo buri munyeshuri azajya ahitamo muri ibyo byiciro by'imyigire bitatu, ariko harimo amasomo buri wese azajya agomba kwiga nta yandi mahitamo, arimo imibare, ikoranabuhanga, icyongereza no kwihangira imirimo entrepreneurship. Ati hanyuma buri mwana wese ugiye muri iki cyiciro cy'amashuri icyo yahitamo cyose hagomba kuba harimo n'imibare, hagomba kuba harimo icyongereza, hagomba kuba harimo ikoranabuhanga, hagomba kuba harimo entrepreneurship. Rero izi mpinduka nicyo zigamije, ni ukugira ngo umwana azajya arangiza afite amahirwe yo kugira ngo ashobore gukomeza amashuri cyangwa se ajye ku isoko ry'umurimo, ariko ashobora kugira icyo akora hanyuma ashobore no gupiganwa ku isoko mpuzamahanga.
umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri yavuze ko mu gihe bavugurura icyitabwaho cyane ari ukureba niba impuzamasomo ishyizwe ku ishuri runaka rifite ibikoresho bihagije n'abarimu bahagije bo kwigisha ayo masomo. Ngayo nguko rero ibimaze gusohoka mu bikubiye muri no tangazo risohotse aka kanya rireba nyine abantu bose bagiye batandukanye cyane cyane abanyeshuri. Ubu ngubu rino tangazo nibo ririmo rirareba cyane. Reka rero natwe dusoreze hano kugira ngo nyine dukomeze tubashakire n'andi makuru yose abarimo aragenda avugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero tubifurize gukomeza kugira umunsi mwiza kandi n'Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.